Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, tubahaye ikaze tubifuriza amahoro y'Imana. Mumerewe mute aho muri mwese? Ubuzima bubatwaye bute? Twizere yuko Imana muri kumwe kandi ikomeje kubigenza neza. Ibitagenda neza kandi mwizere Imana, twese twizere Imana izabigenza neza. Dushimiye abantu mwese mukomeje gukora subscribe, abantu mukomeje gusharinga ibiganiro byacu, abantu muduha comment, abantu mukora like, turabashimiye cyane 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 cyane. Imana ibaha umugisha kuko muri kutwereka ko turi kumwe. Abatarakora subscribe namwe kandi mwitinda, abadukurikiye mutarayikora mwitinda, nimukore subscribe kugira ngo mujye mukomeza mubone ibiganiro byacu byiza, dufatanyiriza hamwe kwiga utuntu twinshi dutandukanye muri ubu buzima. Hanyuma rero uyu munsi tugiye gukora baby shower. ubushize ikiganiro giheruka twavuze ibijyanye n'icyo abantu bibaza cyangwa abantu bavuga ku cyo twita kubyara neza. Ese n'icyo abantu bita kubyara neza nicyo twavuze. Uyu munsi rero nyuma yo kukirebera hamwe, noneho tugiye gukora baby shower. Mwigire hino ababyeyi, mwigire hino mbakorere baby shower. Yego, kuko iki kiganiro ngitekereza nibutse hari inshuti yanjye imwe yigeze kumbwira, ashize imyaka nk'itatu cyangwa nk'itatu n'igihe ishize. Yarambwiye, yigeze kumbwira, arangije arambwira ati ariko kubera iki mutari abana beza? Nise byagenze bite? Ati kuko ibintu mutubwira muri bridal shower mubona ari byo dukeneye? Icyo gihe yaramaze kubyara. Arangije arambwira ati kuki mutigeze mumbwira ibijyanye n'uruhinja? Yari umuntu wikundiraga kwisinzirira cyane, yikundira kwiryamira, ubuzima bwe kwari ukuryama cyane. Amajije kubyara rero abyara umwana arwara icyo mu nda. Kurwara icyo mu nda rero byatumye nyine umwana adasinzira. Ababyeyi benshi murabizi kurwaza umwana icyo mu nda ukuntu biba bimeze. Akajya ambwira ati koko kuki mutigeze mumbwira ko nimbyara nzagira amajoro nk'aya ngaya, nzagira umunsi nk'uyu nguyu? Ati murabona mutarampemukiye. Ati ibintu mwambwiye byose muri bridal shower nta kintu na kimwe nigeze numva, n'ibyo mwambwiye ibyo nibuka ni bikeya. Ati ariko iyo muza kumbwira turagiye mu rugo bizagenda gutya, ati ariko nubyara. Ati mwarampemukiye. Rero uyu munsi muze dukore baby shower, kuko niba muri bridal shower twigisha abakobwa, tubwira abakobwa urugo rumera gutya, urugo umuntu arwitwaramo gutya, uzabigenze gutya, umugabo amufata gutya, kuki tutakora na baby shower tukabwira ababyeyi bari inyuma, abitegura kubyara, abagiye gushaka se, n'abakobwa mwese mwumvira, ntabwo ari ababyeyi gusa, n'abakobwa namwe mwabyumviraho, n'abasore kandi n'abapapa mwese. Ntabwo ari ikiganiro kireba abadamu gusa, kirareba uwitwa ko ari umubyeyi, waba umubyeyi w'umupapa, waba umubyeyi w'umumama, kubera ko nyine umwana aba ari inshingano za mwembi, ntabwo ari inshingano z'umuntu umwe. Rero reka tuganire gatoya. Nyuma y'urugendo rurerure rw'amezi 9 rwo gutwita, rwo ni urugendo ntawe uruhuza n'undi. nyine nk'uko ibintu byose mu buzima ntago bisa, nubwo twakwiga mu ishuri rimwe tugakora akazi kamwe, ariko ntago ubuzima bwacu buba busa. Nubwo twaduhembwa amafaranga amwe, ntago ubuzima bwacu buba busa. Uko amafaranga wayakoresha siko nayakoresha. Rero ubuzima bwacu bwa buri munsi nta fotokopi ibamo. Ntago wagendera ku buzima bwa kanaka na kanaka ntiyagendera ku buzima bwawe, kubera ko ntago buba busa. N'urugendo rwo gutwita rero narwo ntirusa. Hari utwita
guhera ku munsi wa mbere kugera ku mezi 9 ameze neza pe, afite imbaraga, yiruka, akora ibintu byose nta kibazo na kimwe afite. Hakaza undi agatwita uhereye umunsi wa mbere inda ikijyamo, akaruka, akaba nabi, ubuzima bukaba bubi kuzageza amezi 9 arangiye. Hari n'abajya mu bitaro ni kubera inda rwose pe, bikanga, nta kintu ashyira mu kanwa, akagenda akajya gutungwa n'amaserumu yo kwa muganga kuzageza nk'amezi 9 arangiye. Hari uwigeze kumbwira ko yamazemo amezi 6 mu bitaro kubera gutwita gusa nta kindi kibazo. Hanyuma hakaba undi nawe aratwise igihembwe cya mbere, amezi 3 ya mbere bibaye bibi, ariko amezi akurikiyeho ubuzima burakomeje, ameze neza, noneho arakora ibintu byose nta kibazo. Hakabaho undi akigirira peti, hakabaho undi kurya bikanga, hakabaho undi imbaraga zibura, ubuzima bwe yumva ko aba ari ukwiryamira gusa mu buriri, ako kakaba ariko kazi. Yewe no kubyuka ngo akore akagendo gato nk'ak'iminota 10 akabyumva biragoye, yanabikora akabikora ku ngufu. Rero ni urugendo uwo ari wese umwicaranye na buri wese wagize amahirwe yo gutwita yakubwira ibihabanye n'ibyo uzi, yakubwira ukumva bitandukanye n'ibyawe, yakubwira ukumva bitandukanye n'ibyo undi muntu yakubwiye. Nyuma y'urwo rugendo rero uratwise, urwo rugendo rubayemo amezi 9 ni menshi, ubwo ntituvuze uko kuryama nijoro byanga, hakabaho urara wicaye, ntituvuze uko byimba amaguru, ntituvuze uko mbese ntituvuze kwa kundi umuntu uhurwa icyo wakundaga, ntituvuze ukuntu utwarira ikintu utajya gutekereza mu buzima, n'ibintu byinshi tutavuzemo. Ni urugendo rurerure. Urwo rugendo rero nyuma yarwo, urwo rwo ntabwo arirwo tuje kwibandaho cyane, ikintu tuje kureba ni nyuma yarwo, igihe ugize umugisha ukabyara, igihe ugize umugisha nyuma yo gutwita ukabyara, kuko ntitwirengagije ko hari abaca muri urwo rugendo ariko bikarangira haje indi nkuru ibabaza umutima. Iyo ngiyo ntabwo, Imana ibakomeze abaciye muri ibyo bihe mwese, Imana ijye ifubika imitima yanyu, ibaha imbaraga z'imitima cyane, kuko birakomeye kandi biragoye. Ariko kubagize umugisha uratwise urabyaye, iyo ugeze mu rugo habatangiye shapitire nshyashya, ushobora kugira umugisha ukabyara umwana witonda. Nibyo natangiye mvuga, ntabwo urugendo mu buzima, ntabwo ubuzima bwacu buba busa, n'abana rero nabo ntibasa. Igihe ubyara umwana akitonda, nawe ubwawe, si no kuvuga ngo abana uwa kanaka n'uwa kanaka, n'abawe uwa mbere ashobora kuza ameze gutya, uwa kabiri akaza ameze gutya, uwa gatatu, mbese ntabwo biba ari nta fotokopi ibamo. Noneho ushobora kugira amahirwe akavuka yitonda, akaryama agasinzira rwose pe, 20/24 akayasinzira, akajya akanguka cya gihe agiye konka akongera agasinzira, akanguka agiye konka akongera agasinzira, ukamukangura ugiye kumwoza akongera agasinzira. Akabaho n'undi nawe udasinzira, akabaho igihe, akabaho urwaje icyo mu nda n'utarwaje icyo mu nda. Rero icyo nje kubwira ababyeyi mwitegura kubyara, cyangwa se abakobwa muzashaka muzabyara, mujye mumenya yuko iyo wabyaye hahinduka ibintu byinshi. Icya mbere, amasaha yo kuryama arahinduka, kuko ntubuze igihe umwana ari bubere maso. Ashobora kwirirwa umunsi wose aryamye, byagera saa 9 z'ijoro agakanura, ijoro ryose akarara areba, ni mu ibere, ni wateruye,
ni buri gukinisha ntasinzire, ugasanga uhorana ibitotsi n'umunaniro kubera ko ntabwo wigeze umenya yuko nyine umwana we agira amasaha yo gusinzira atandukanye n'ayo twebwe tuzi cyangwa nayo twavuga ngo twashyizeho, tukaba tuvuga ngo tuzajya dusinzira ijoro ryame ku manywa. Niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo new mom please mujye umwana nasinzira nawe ujye usinzira. Impamvu bakunda kubibwira aba new mom ni uko baba bazi yuko cyangwa se ababyeyi bashyashya ni uko baba bazi ko wenda abasanzwe ubyaye kabiri gatatu iyo experience uyifite. Rero nubona umwana asinziriye jya ugerageza, biragoye kuko iyo umwana wawe asinziriye nibwo wibuka, nibwo uhita ubona ibintu byinshi byo gukora, kuvuga utu twenda twiwe, gukora amasuku mu rugo, guteka se, kugira gute. Nyine iyo umwana asinziriye uhita ubona ibintu byinshi ugiye gukora iyo ari ku manywa. Ariko jya ugerageza nawe wihemo igihe cyawe, uvuga uti ibi nibyo birankeneye, ariko nanjye nkeneye igihe cyanjye, nkeneye igihe cyanjye cyo kuruhuka, cyane cyane nko mu kwezi kwa mbere jya ugerageza usinzire, kuko icyo gihe umwana aba ataramenya navuga ngo aba atarasobanukirwa, ntabwo aba azi niba bateruwe cyangwa se niba baryamye. Ariko nyuma y'ukwezi kumwe umwana iyo ari mu ntoki arabimenya, n'iyo umushyize ku buriri arabimenya. Hari rero abahita bikundira mu ntoki, bivuze ngo naba ari maso ubwo nta kindi kintu uri bukore. Rero umwana ntazajya asinzira, nawe jya ugerageza ushakemo niyo yaba amasaha 2 niyo yaba amasaha 3 byibuze uyasinzire. Niba asinzire mu gitondo saa moya, nawe ubwo buriri mu igikoma vuba vuba cyangwa urye vuba vuba, nawe ubwo buriri uhita ubujyamo musinzirane, akanguke nawe ukangutse hari ibitotsi umaze. Ntago umwana iyo asinziriye, wenda ku bafite ababafasha mu rugo, abatagira ababafasha cyane nk'ababa muri za diaspora, niho nyine umwana iyo asinziriye uhita ubona ibintu byose ugomba gukora mu rugo, kubera ko nta wundi uri bubigukorere. Ariko nk'ababa bafite ababafasha mu rugo, wenda nta n'ikindi kintu uri bukore nk'utuntu dukeya, nko kuzinga imyenda y'umwana, kuyitera ipasi, kugira utuntu turi aho ngaho nyine tutaremereye, ukavuga uti umwana arasinziriye, ni igihe noneho cyo kureba ibicaracara ku mbuga nkoranyambaga, ni igihe cyo oya, banza wowe ufate igihe cyawe, ubanza usinzire. Yasinzira saa moya za mu gitondo, yasinzira saa 4, agisinzira nawe uryame ubanze usinzire byibuze icyiciro cya mbere, ubanze ugikureho nawe usinzirane nawe. Hanyuma noneho naza gukanguka nawe ugakanguka, umuha ibere, numara kumuha ibere cyangwa se umuha amata ku batonsa cyangwa kuba bihisemo ukundi. Hari abahitamo konsa no kumuha amata, kubivanga, cyangwa se kumuha amata gusa cyangwa konsa gusa. Hanyuma nurangiza noneho ubwo nyuma yaho niyongera gusinzira aba ari kujya muri twa tundi. Ariko wagize gute? Wasinziriye. Kuko hari igihe wibwira ngo reka mbanze nkora ibi ngibi ngo ndaza gusinzira nyuma, cya gihe wateguye cy'uko uri businzire ari cyo uri buryamiremo, noneho akaba ari cyo gihe agiye kwitaba amaso, bikagucanga. Kandi icyo gihe usanga kenshi bitera umunaniro ukomeye, ugasanga rero n'umwana uramuha kuri uwo munaniro, bikagutera umunabi, bikagira gute, ukahita wumva nyine naba kwegera, ukahita wumva ntacyo bakumariye, ntacyo bagufashije. Kandi si uko ntacyo bakumariye, si nuko ntacyo bagufashije, ahubwo ni uko wize gukoresha igihe nabi, ntabwo wigeze ucunga amasaha y'umwana. Ikindi kuba new mom, ukamenya ko nyine umwana ashobora kuba maso nijoro cyangwa ashobora no kuba maso ku manywa. Abana bagira ibyabo. Hari akavidewo ejo bundi nabonye k'umwana, umubyeyi yari yapositinze umwana we
saa 9 z'ijoro, ariko muzatubona n'utundi twinshi abantu benshi bakunda gupostinga kuvuga ngo iyo saa 9 z'ijoro uko abana baba bameze, andi bapostinze bavuga ngo saa 9 yari umwana nk'uw'amezi nk'ane kwa kundi umwana aba atangiye gukina areba ibintu aganira nabyo, avuga ngo uko niko umwana wanjye aba yimereye saa 9 z'ijoro, ngo aba ari kuganira n'inshuti yiwe, ahita akamera itara ryo mu cyumba k'umwana niryo yari ari kureba, ari kuvuga ngo aba ari kuganira nyine inshuti ye ari ryo tara, ngo itara ni inshuti ye, ngo akunda kurireba cyane akariganiriza. Urumva rero icyo gihe umwana abaye maso, uko byamera uko ariko kose ntabwo we mubyeyi wasinzira, biragoye. Umwana ari maso nubwo yaba atarira, nubwo yaba nta kintu na kimwe akubangamiyeho, ariko ntabwo ushobora gusinzira, kandi ni ku babyeyi bose bibabaho rwose. Ubwo rero mujye mugerageza umwana nasinzira igihe icyo ari cyose asinziriye nawe usinzire, kuko iyo utabikoze bikugiraho ingaruka. Nibwo uzasanga nyine abantu benshi bagira imihindagurikire y'imiterere yabo, umuntu akajya yibaza ngo ni ukubera iki, ariko hari igihe biba byaturutse nyine kuri uwo munaniro bahuye nawo cyangwa se n'ibindi. Ikindi ku babyeyi bashyashya, ikindi kizagufasha, gerageza wige kugenera umwana amasaha yo kumwonsa cyangwa se yo kumuha amata bitewe n'icyo wahisemo, kuko iyo ugiye ubikora, niba navuga ngo reka mbyite ngo ni mu kajagari, ararize umuhaye ibere, ko agize gute umuhaye ibere, bigeraho bikadisitabi, niba navuga ngo bikadisitabinga n'umwana, niba navuga ngo bigeraho nyine nawe akabifata gutyo ko igihe icyo ari cyo cyose agomba konka, ariko gerageza wige uko umwana wazajya umugabura, nyine wazajya umuha amata. Niba tuzi ko nko ku bakuru dufata breakfast mu gitondo, tukarya saa 6, tukarya na nijoro, umwana nawe uko wabimukorera gutyo. Hari nk'aho ndi njyewe ubundi bakonseya ko wazajya ugaburira umwana buri masaha 3, kandi umwana arabimenyera akanabikora. Rero byibuze fata ko wenda uzajya umwonsa buri nyuma y'isaha, ni urugero. Cyangwa se niba ari umwana ukunda gusinzira cyane ku buryo ushobora kumara amasaha 3 asinziriye, anasinziriye cyangwa 2, ufate 2 umwonsi, ariko ntuzarenza 3, kuko nanone gusinzira cyane k'umwana bikagabanya amasaha yo konka, bituma atanongera ibiro uko bikwiriye. Rero amenshi ubwo igihe kirekire kijya kiba amasaha 3, wenda uvuga uti nzamwonsa nyuma y'isaha 1, cyangwa mwonse nyuma y'amasaha 2, cyangwa mwonse nyuma y'amasaha 3. Niba yari asinziriye ukavuga uti nyuma y'amasaha 2 ndamukangura mwonse yongere yisinzirire, cyangwa se nyuma y'amasaha 3 ndamukangura mwonse yongere yisinzirire. Ariko noneho ibyo nyine ubishyireho bihoreho, isaha itarashira nubwo yaba ari kurira, jya umuzembagiza mu buryo butandukanye, umuhuzahuze kugeza uhereye igihe wamwonkereje kugeza hashize isaha, niba ari cyo gihe wihaye, kugeza isaha ishize wongere umwonse nyuma y'isaha. Icyo gihe binafasha umwana, n'impuguke mu by'imikurire y'abana bivuga ko bituma kuba umwana yafata nyine ibintu mu buryo buhoraho, mu buryo navuga ngo mu buryo buhoraho buteguye, bituma
agira imikurire myiza cyangwa development yiwe iba nziza cyane rero kuruta wa wundi nyine ubifata mu kavuyo yonse uyu munsi yagize wenda aka kanya yagize amahirwe asinzira amasaha 3 umuhaye umwonkeje nyuma y'amasaha 3 mu kanya ari businzire iminota 30 nyuma y'iminota 30 nakanguka uhita wumva ko ugomba kumwonsa cyangwa kumuha amata bigende bijagara gutyo bituma haba mu kwiyongera ibiro cyangwa kutiyongera birivangavanga bikaba mu buryo butari normal noneho no mu mikurire ye nyine ntibigende neza ariko iyo babishyize kuri gahunda nk'uko birakunda ariko nyine byose ni ukwiga kuko nanone tutirengagije ko hari abana nawe aba azi ko iyo ari maso ubwo kubera ko kumenyera ko nyine iyo akangutse yonka hari abana baba bazi ko iyo ari maso agomba konka nawe ibyo biba wenda akabicikaho nk'igihe atangiye gukina atangiye kurangara nyine ari kureba noneho afite ibintu byinshi bimurangaza ibyo byose nawe ntitwabyirengagiza kuko abana nabo baba batandukanye ariko babyeyi mwige kubishyira ku murongo gutyo ikindi ugashyiraho amasaha yo kujya umuhindurira pampa ni ukuvuga ngo hari uhindura pampa kubera ko umwana yitumye yaba atarayitumamo ntayihindure hari abana bituma cyane yari impinja bituma kenshi hari abatituma kenshi akaba yakwituma rimwe ku munsi gusa umubyeyi akajya yumva ko yamuhindura pampa ari uko yitumye cyangwa se ari uko agiye kumwoza oya iga n'amasaha yo kumuhindura pampa wenda uvuga uti nzajya nyihindura buri nyuma y'amasaha 2 oya nyuma y'amasaha 2 yaba ari make izo pampa ntabwo umuntu yazazibona ariko uvuga uti wenda nzayamuhindura pampa nyuma y'amasaha 3 nyuma y'amasaha 4 ariko ntukagire amasaha menshi kubera ko nyine umwana iyo ayambaye igihe kirekire kuyinyaramo yayinyayemo aba yumva ari discomfort bikamubangamira bigatuma adasinzira neza ariho handi ushobora gusanga umwana arasinzira hagati akanguka agiye bazi se uyu mwana ko yajya agasinzira amasaha 2 kugenda bitewe nuko ari gusinzira akanguka asinzira akanguka ameze bite cyangwa yaba ari n'amaso akarira cyane uba ugomba kwiga rero ibintu byose biri gutuma nyine umwana wawe ari kugira imyitwarire uri kubona idasanzwe aramutse atarwaye icyo mu nda nta kibazo cy'icyo mu nda afite ariko ukajya ubona aririza arigira gute jya ugerageza ugenzura ibintu byose ariko cyane cyane uhereye nyuma y'uko yaba ashonje urabizi neza ko adashonje urabizi neza ko yonse urabizi neza ko iminota arimo nyine ni iminota ashonje nako ahaze igihe cyo konka cye ntikiragera jya ugerageza urebe ese pampa yambaye ubu ntiyaba ari iri kumujena uyimuhindurire umuhanagure neza wongere umusigeho utuvuta neza umwambike indi cyangwa se ukareba igihe nyine ubona afite ari kurira nyine atameze neza cyangwa se ukareba amasogisi wamwambitse niba nayo nta kibazo ari kumuteza kuko hari nk'igihe aba amufashe bikamubangamira rero nabyo bikora ko nta bundi buryo umwana asobanuramo ikibazo afite uretse kurira cyangwa se ukareba wenda niba ari ipantaro wari umwambitse ukareba niba itamufashe cyane mu nda wenda kuba bambaye amasarubeti nta kibazo umwana aba ameze nk'uri guhumeka neza keretse igihe isarubeti yaba ari ntoya atakibasha gutera imigeri ngo yisanzure nabyo bishobora kumubangamira ibyo byose rero uba ukwiye kubigenzura nabyo ikindi ababyeyi benshi
tutajya dukunda kwitaho, ariko nabonye gishobora kuba nyine kiba ari gifasha umwana. Ni igihe umaze konsa umwana, ubundi bakunda kutubwira nyine ngo uhite umushyira ku rutugu umuturisha umubi. Hari uvuga se natawutura se ubundi biraba bitwaye iki, wahita amuryamisha ko yari asinziriye, cyangwa se ukamushyira ku rutugu agatinda, ko hari igihe umwana atura umubi ako kanya nyuma y'iminota 3, 5, 10, hari n'ushobora kuwutura nyuma y'iminota 20, wakumva byatinze ukamuryamisha. Ariko ubundi bavuga yuko uba ukwiye kumushyira ku rutugu ukamukomanga mu mugongo kugira ngo ibyo yari amaze kunywa bimanuke neza, hanyuma ature umubi. Impamvu yo gutura umubi rero, kuriya umwana yonka, kuriya umwana aba ari konka, hari igihe aba kuriya akururamo n'umwuka ukajyana n'amashereka. Rero haba harimo amashereka ariko harimo na sayidi y'umwuka. Uwo mwuka rero iyo udasohotse ngo ature umubi, uwo mwuka usohoke, bituma amera nabi, bituma akaba ari kubona akana kari kwinyagambura, kari kwigaragura, yewe akanarira, kubera yuko nyine byatumye amererwa nabi mu nda. Bigasaba rero ko nyine abanza agatura umubi, uwo mwuka ugasohoka, hanyuma akamera neza. Ikindi bigafasha ko n'umuryamisha atari buyagarure, kuko nanone iyo akenshi atatuza umubi, cyangwa se iyo utamukomanze mu mugongo nyine ngo bijye ku murongo neza, akenshi arayagarura. Kandi iyo yagaruye hari igihe aca no mu mazuru, ugasanga nyine bibangamiye umwana. Rero biba bisaba ngo nyine umushyire ku rutugu. Icyo nacyo mujye mukizirikana ababyeyi cyane, cyo gushyira abana ku rutugu mukabaturisha imibi uko byagenda uko ariko kose. Niyo wamwonsa aryamye, hari uvuga ngo nese ngo kuko nari ndi kumwonsa turyamye ngo mpite muterura ngo mukore kure mutere mushyire ku rutugu. Yego, bishake bibe nijoro uri konsa nijoro, bishake bibe biri ku manywa, ariko numara kumwonsa jya umuterura umushyire ku rutugu, hanyuma umuturishe umubi, wongere umuryamishe. Ikindi nanone wenda ari nacyo nasorezaho, ni uburyo turyamishamo abana. Abantu benshi tuzi ko kuryamisha umwana yubitse inda ari byo byiza. Kuri twebwe ni byiza kubera ko biratworohereza. Umwana iyo aryamye yubitse inda asinzira neza pe, asinzira neza, ntashikagurika, kuko nyine aba afashe hasi nta kimukanga. Ariko iyo aryamye agaramye, hari nk'ukuntu nk'akantu kamukanga agahita anaga amaboko hejuru, bigatuma ahita akanguka. Kuko iyo anaze amaboko hejuru nyine nta kindi kiyatangira, ahita akanguka. Ariko iyo yubitse inda urumva ko amaboko ye aba ari ku buriri, niyo hari icyamukanga ntago anyeganyega, kubera ko amaboko ye aba afite aho afashe. Rero abenshi tukiyorohereza turyamisha abana bubitse inda, ariko kubikisha umwana inda ntabwo ari byiza. Abaganga benshi barabibuzanya. Nugira n'amahirwe uzahura n'umuganga mu bakubyaje, nujya gutaha azabikubwira. Ariko abizi iby'ubuganga cyangwa se abapediatre n'abaneotarisite, niko babita harya, abaneotarisite, bakubwira ko ubundi ari byiza ko umwana aryama agaramye. Ariko ababyeyi benshi nyine ntabwo tubizi, tuba tubona atari na byiza kuryamisha umwana agaramye. Ariko ni byiza ko uryamisha umwana agaramye, kuko biramufasha, nta kibazo na kimwe agira. Ariko iyo aryamye yubitse inda, kuryama yubitse inda bikunda gukurura impfu nyinshi ku bana. Hari igihe kubera ko ngo kuriya yubitse inda, guhumeka biramugora, kubera ko harya bayita ngo iki,
tube isohora umwuka mu bihaha iba yagiye hasi, iyo agaramye iba iri hejuru, noneho iyo yubitse inda iba iri hasi. Iyo iri hasi rero bishobora gutuma adahumeka neza, ikindi bishobora gutuma na ntuza ngo harangara, niba harangara hakaba hashobora kuba kwinjiramo ibiryo, ubwo ni amashereka kuko umwana aba atararya, kwa kundi umwana ashobora kuboga nijoro aryamye, cyangwa se kuba yanagarura bya bindi twavuze atatuza umubiri, ka gatube rero kari gafunguye akaba yahita ajyamo, bikaba rero akajya mu bihaha, bikangiza ibihaha by'umwana rero bigakurura n'urupfu. Bazita ngo iki mu ndimi z'amahanga izo ndwara ra? Sinibuka ukuntu babyita mu ndimi z'amahanga izo ndwara, ariko nyine bavuga ko ari bibi. Rero ababyeyi twige kuryamisha abana bacu bagaramye. Ubundi bavuga ko umwana utaragira umwaka ataba yemerewe kuryama yubitse inda, ariko hari aho umwana agera hahandi we yihindukiza akiryamisha uko abyumva, ashobora kwiryamisha wenda yubitse inda, kwa kundi umwana aba yihindukiza, ashobora guhindukira akaryamira urubavu akagarama se, cyangwa akanubika inda. Ariko n'abana benshi uretse twe tuba twabibashyizemo cyangwa akanabimenyera ko we kubika inda, ariko abenshi nabo ubona baba borohewe no kugarama. Uzarebe niyo umwana iyo yatangiye kwiga kwihindukiza, niyo umuryamishije aryamiye urubavu we ahita yigaramisha, bivuze ngo n'abana ubwabo biraborohera kandi bikababera byiza. Ikindi no kumuryamisha urubavu nabyo ngo si byiza cyane, kuko nabyo bituma adahumeka neza, nabyo bishobora kuba byamuviramo gupfa, cyangwa bikamuviramo ko nyine ibihaha bye byangirika, bikazarangira umwana agize ibibazo. Byiza rero ko twazajya turyamisha abana bacu bagaramye. Ndumva nibyo nabwira aba new mom cyangwa se abantu bitegura kubyara cyangwa abakobwa bazabyara, ko ibyo bintu nabyo mukwiye kubimenya hanyuma mukazabikurikiza, kuko nyine hari ibintu byinshi tuba tutitaho, hari n'ibindi bintu byinshi cyane byinshi twagakwiye kuvugamo hano, ariko ibyo nibyo nari nabashe kubakusanyiriza, kubegeranyiriza ngo mbabwire. Hanyuma uwaba ufite nawe ikindi yatwunganira nyine dukwiye gusangiza mu rugendo rwo kugira uruhinja, nawe yatubwira. Abantu benshi baba bakwiye kubimenya, kuko abantu benshi babirwariramo depression. Usanga abantu benshi bagize depression kubera nyine guhura n'ibintu batari biteze. Nyine tuzi ko umwana ni mwiza, umwana araryoha, niko batubwira, nyuma yo kubyara wibagirwa umubabaro wose, iyo ubonye umwana urishima, ariko nyine uko umwana yitwaye, ubuzima tuhise tujya kubamo, usanga kubera ko abantu benshi baba batarabyiteguye ko hari byinshi bizahinduka mu buzima, usanga abantu barwaye depression. Ubwo rero undi nawe waba afite ikindi yatwunganira muri comment agishyiremo, cyangwa se tubwire niba twazakivugaho ubutaha. Ariko rwose baby shower ibikenewe ku babyeyi. Ntabwo baby shower ari ukuvuga ngo tugure ibintu tuzane dutungure umubyeyi tugire gute, oya. Byonyine no kuba niyo mwaterana nk'ababyeyi kavuga muti wenda uyu munsi reka duhurire ahantu dusangire, cyangwa duhurire iwawe tugusure, mukamuganiriza mukamutegura urwo rugendo rwo kujya kubyara, urwo rugendo rwo kwitwa umubyeyi. Kuko
nk'uko nyine dutegura kuganiriza abakobwa bagiye gushyingirwa, tujye dutegura no kuganiriza ababyeyi bitegura kubyara, cyane cyane abitegura kubyara bwa mbere, kuko baba bazahura n'urugendo baba bagiyemo, ariko bamwe baba bataniteguye, ku buryo nyine ababyiteguye kuko nyine umuntu aba anezerewe, agiye kwakira umugisha mushyashya, agiye kwakira ikintu gikomeye mu buzima, kuko ni ubuzima bw'umuntu uba uzanye ku isi, noneho ubugize agaciro, ariko ibyo ahuriramo nabyo ntabwo aba abizi. Rero kuri experience tuba tugiye dufite itandukanye, nabivuze buri wese aba afite ubuzima bw'uko uko bugenda, nta kopi ibamo, ariko amenye byibuze ibiri rusange. Hari ibyazamubaho ntibigire icyo bimutwara, byazanatuma tutagira n'abantu benshi bakunda kugira depression nyuma yo kubyara isa nk'igabanuka, kubera ko baba baragiye bategurwa muri ubwo buryo. Ababyeyi mwese, ababyaye mwese mbisabira ako kantu. Ushobora kuba ufite inshuti yawe yitegura kubyara ari ubwa mbere, usibye ko n'ababyaye n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu, hari n'igihe urwara depression rwose ku mwana wa gatatu, kubera ko wenda uwa mbere yaje ameze neza, uwa kabiri yaje ameze neza, nta kibazo. Rero tujye tuganiriza abari inyuma yacu, cyangwa se abari muri urwo rugendo, n'ubwaba ari ubwa mbere n'ubwaba ari ubwa kabiri, hari ibyo ushobora kumwibutsa, akabyibuka, cyangwa se kuko atabyisa, kuko hari igihe ubyara umwana, ni urugero nk'umwana, akagero gato koroshye, nk'umwana wa mbere ugasanga yikundiraga koga rwose nta kibazo, wabyara uwa kabiri no kumukozaho renje tumuhanagura bikaba ikibazo, amazi yo noneho ni urundi rwego. Urumva ni experience itandukanye niyo wari ufite uhuye nayo. Niyo mpamvu rero abantu baba bakwiye kubiganiraho, kugira ngo nyine nuhura nabyo utazagira ngo hari igikuba cyacitse, hari nk'yacitse amabere. Yego rero murakoze cyane, numva ari ibyo twaganiraga, ariko nubwo twarimo tuganira ku bana, ku kubyara, ushize twaganiriye nyine ku uburyo umuntu abyaramo, ntabwo twibagiwe ko dufite umubare munini w'abantu bategereje urubyaro. Ushobora kuba urutegereje amezi, imyaka 5, 10, 10 n'ingahe, 20. Yewe umva, ni urugendo ruba rukomeye, ni urugendo ruba rutoroshye, ni umusozi uremereye kuzamuka, ariko turabazirikana, turabasengera cyane cyane cyane. Hari abo tuzi, hari abo tuziranye, hari abo tuzi ariko batazi ko tubazi, hari n'abo tutazi noneho muri rusange. Abo bose turabazirikana mu isengesho, dusaba Imana ngo ijye ibibuke namwe, ibahe abana. Ko nubwo tuba turi kuvuga ku bana, ariko nyine turabizi ko muhari, namwe mutegereje, ariko tuzi neza ko abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, niko ijambo ryayo rivuga. Rero uwo mugisha namwe iwubahe, ibibuke rwose, iwubahe. Biragoye kubabwira gutyo, ni ihumure tuba turi kubaha, ariko mwe muri kuri uwo musozi murabyumva cyane. Rero Imana ibatabare, Imana ibane namwe mu gihe itaranabikora. Dufite benshi yagiye ibikorera, hari abo tuzi, hari abo twagiye tubona, yagiye iha uwo mugisha nyuma y'igihe kirekire. Hari nk'uwo nzi njyewe
wabashije kubyara nyuma y'imyaka 17, hari unumvishe wa nyuma y'imyaka 25, mbese ni mu byiciro bitandukanye mu myaka itandukanye, ariko uwo musozi uriho nubwo uremereye nubwo ukomeye, wibuke byibuze n'abo ngabo Imana yagiye yibuka, hanyuma bigutera imbaraga, bigutera ibyiringiro by'uko hari igihe nawe Imana izakugeraho ikakwibuka, hanyuma ukomere mu by'uru rugendo. Imana izabigenza neza, turabyizeye. Turabashimiye mwese abadukurikiye, ababanye natwe, tubasabiye umugisha, hanyuma mukore subscribe ku bantu batarayikora, mukore like, muduhe comment, hanyuma munabisharinge bigere no ku bandi. Murakoze cyane, tubifurije amahoro y'Imana aruta y'umuntu uwo wese yakwibwira mu mutima, ayo ngayo aba ari Imana ibaha mu buzima bwa buri munsi. Shalom shalom. Muraho neza. Ku bantu mwari mumaranye iminsi ikibazo cyo kugura no kuvana ibikoresho mu Bushinwa, mwarabuze uko mubigenza, igisubizo nta kindi ni Yuanjian Trading Company Limited. Iyi ni kampani igufasha kugura ibikoresho birimo ibya electronic, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho bya mekanike, ndetse no gukora ibintu ubikura mu Bushinwa ubyoherezwa mu Rwanda, kandi tukabikugereza mu Rwanda mu gihe cya vuba cyane. Abantu namwe mwarwanaga no kohereza amafaranga ava cyangwa ajya mu Bushinwa, nabyo turabibafashamo. Yuanjian Trading Company Limited ni kampani yizewe y'Abanyarwanda ikorera mu Rwanda no mu Bushinwa, ikaba ifite uburambe mu bintu bya logistique. Abadukeneye mwaduhamagara kuri nimero muri bubone kuri ekara yanyu, nimutugane tubahe serivisi nziza mutasanga ahandi. Yuanjian Trading Company Limited, beyond your vision. Muraho neza. Ufite ubukwe, ufite anniversaire, ufite inama se, wabatirishije cyangwa inshuti zagusuye, none urifuza umuntu ugutegurira ifunguro rinogeye ijisho, rikaryohera akanwa, rikamanuka neza mu muhogo nta mbogamizi. Turahari ngo tubigufashemo. Duhamagare tugukorere ibintu byiza kandi ku giciro cyiza, utazigera wibagirwa na rimwe kuko uzahora udukumbura. Turahari ngo umunsi wawe ukugendekere neza. Udukeneye waduhamagara kuri nimero 0787070314 cyangwa 0782254334. Nimutugane tubahe serivisi nziza muzahora mukumbura.